Ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe kandi Uwiteka abishimire umwami Imana bakomeze ababere byose muri byose. Anshuti bavandimwe bene data ngiye kubagezaho inkuru ibabaje kandi inkuru y'agahinda, inkuru iteye inimba. Nshuti bavandimwe, ahangaha nubwo ari inkuru ibabaje, inkuru iteye inimba ndetse iteye agahinda, ndagira ngo iyi nkuru muyitege amatwi kandi muyikurikirane neza. Ni inkuru iraza kuza kugira ikiza ibasigira, nubwo iribuze kubatera umubabaro ndetse n'agahinda muri mwe, ariko ntabwo iribuze kubasiga gutyo gusa, irabasigira ahubwo icyigisho gikomeye cyane. Mu buzima bwanjye nigeze kugira inshuti, umuvandimwe nafataga nk'icyitegererezo mu mibereho yanjye ndetse no mu buzima bwanjye. Amateka ye niyo ngiye kuvuga muri aka kanya, mutege amatwi mwumve ibyamubayeho. Ahangaha nagize inimba ndetse n'agahinda. Kuvuka kwiwe, yavutse ari umwana muto cyane, yavukanye ibiro 2 n'amagarama 800. Ahangaha yavukiye mu muryango rwose wubaha Imana. Uyu mwana waje kwitwa izina rya Rukundo Edimo, yakuze ari inshuti yanjye. Twarabyirukanye, twakuriye mu mudugudu umwe kandi twari inshuti, twize ku bigo bimwe mu mashuri abanza. Rukundo Edimo yari umwana mwiza cyane muri rusange, yabashaga kubana n'abantu bose mu mahoro kandi ntabwo yagiraga umutima mubi. Rukundo Edimo wavukanye ibiro 2 n'amagarama 800. Rukundo Edimo yaje guhabwa isura nziza n'Imana, agira igikuriro, aba umusore mwiza cyane. Rukundo Edimo yaje kuba umusore mwiza cyane. Uyu Rukundo Edimo yaje kuba umusore w'agatangaza cyane. Aha Rukundo twaje gutandukanira mu mashuri yisumbuye, ubwo yaragiye kwiga ibijyanye n'ubwubatsi, ngiye nagiye kwiga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo. Ni inkuru ibabaje kandi ni inkuru iteye nimba ndetse n'agahinda. Wowe uteze amatwi iyi nkuru, ndagira ngo nkubwize ukuri yuko aho uri buze kugera ugacika intege cyangwa se ukababazwa n'ibyabaye kuri Rukundo Edimo, wihangane ukomere kuko hari igihe uri buze kubona igisubizo mu mpera z'iyi nkuru. Rukundo Edimo, nanjye iyo ndi kuvuga ibyabaye kuri we cyangwa se ku buzima bwiwe, bijya bintera ikiniga, inimba ndetse n'agahinda, nkumva nabisubika cyangwa se nkabivamo nkabireka. Ariko reka mbivuge, hari icyo nibura muri ubu buzima byaza kuza kugufasha ndetse no kuza gusobanukirwa. Rukundo Edimo amaze kujya kwiga ibijyanye n'ubwubatsi, twaje kongera guhura. Rukundo Edimo twaje guhura nyuma yo kurangiza amashuri yacu yisumbuye. Rukundo Edimo yari umwubatsi mwiza cyane, ariko utarabigira umwuga kuko yari akeneye ubundi bumenyi bwo muri kaminuza. Njye nari umuvuzi w'amatungo, nanjye nari nkeneye ubundi bumenyi bwisumbuye kubwo nari mfite, ariko nta kintu byari bitwaye ku rwego twari turiho, twari kubasha gukora kandi tukagira ibyo tubasha kugeraho mu buzima bwacu. Byari bitandukanye cyane nuko twari twarabayeho mu buzima bwacu. Rukundo Edimo yaje kwerekeza mu ishami rijyanye no kwiga ibijyanye n'ubumenyi bwa muntu. Rukundo Edimo ari mu kigo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ahitwa Izaye Busogo. Rukundo Edimo yaje gukundwa n'abanyeshuri bitewe n'uburyo we ubwe yari yimereye. Yari umusore mwiza waje kugera ku biro 80, ndetse Rukundo Edimo yaje kugera ku rwego rwo kuba yapima hafi cyangwa se uburebure bw'iyo bwangana na metero 2. Yari umusore w'igikundiro wakunzwe n'abatari bake, kandi uyu Rukundo Edimo ari muri Izaye Busogo yaje gukundwa n'umwarimu wamwigishaga. Umwarimu w'umukobwa wari ukiri muto cyane waje kumwigisha, yaje kumukunda cyane. Rukundo Edimo twaravuganaga umunsi ku munsi. Rukundo Edimo namubazaga amakuru ye, uko ameze ndetse n'uko ari. Rukundo Edimo yarambwiraga ati meze neza, ndaho ndakomeye, nta kibazo. Ndi kubivuga mbicamo kuko iyi nkuru nyimbitse nkayijya neza mu mizi ntabwo yarangira, ariko ndifuza yuko nibura duke cyane uri buze gukura muri aya makuru, nibura biraza kugufasha kubijyanye n'uko witwara ndetse n'uko wifata mu buzima bwawe bwa buri munsi. Rukundo Edimo ikigo cyaramukunze, abanyeshuri baramukunda. Umunyeshuri wari umuhanga, wari ufite ubwenge, wari ufite igihagararo, uburanga, igikundiro kandi wari utuje, wubahaga bose. Yaje gukundwa n'umwarimukazi wamwigishaga. Uyu mwarimu yaramukunze cyane, arangije aza kumufata amushyira ku ruhande, aramubwira ati amakuru. Umwana w'umusore mwiza cyane aramubwira ati amakuru ni meza. Yaramubwira ati mbese ni iki kintu wumva nagufasha kubijyanye n'imyigire yawe? Rukundo Edimo utararyaga indimi kandi wari ufite ubwenge yaravuze ati nta kintu kirenze ibyo ukora birahagije kandi ndumva nta kingoye mu myigire yanjye. Mwarimu yaragiye. Ku nshuro ya 2 mwarimu araza yongera abaza Edimo icyo yamufasha. Ahangaha
Edimo nabwo ntacyo yamushubije. Mwarimu yamubwiye yuko yamukunze, Edimo aramubwira ati ntacyo bitwaye, aba inshuti ye n'uwamwigishaga, ariko ibyo ntacyo byari bitwaye ku buzima bwe. Rukundo Edimo mu gihe gito cyane yaje kugira uburwayi butigeze busobanuka, uburwayi atarwaye igihe kirekire bwaje kumuhitana. Rukundo Edimo igihe gito cyane ntavugana nawe nk'igihe kingana n'iminsi 3 gusa. Ku munsi wa 4 nakiriye message imbwira ko Rukundo Edimo yavuye mu mubiri. Yari inkuru y'incamugongo, yari inkuru ibabaje, ariko nyuma yo gupfa kwa Rukundo Edimo nibwo hakozwe ikitwa autopsy, hasuzumwa umurambo we, basanga Rukundo Edimo yishwe n'indwara y'impyiko. Kuva mu 2015 kugeza umunsi wa none n'imyaka 6 ishize, impyiko itwaye inshuti, indwara z'impyiko zitwaye inshuti yanjye Rukundo Edimo. Utararwaye indwara ngo bimenyekane, kuko ni indwara mufashe ikahita imwica mu gihe gito cyane. Iyi ndwara iri kugenda ibabaza, izahaza ubuzima bwa benshi, kandi imiryango ya benshi iri kugenda irira yo kwarika kubera iyi ndwara. Nyamara iyi ni indwara ikomeye cyane. Ngira ngo uyu munsi wa none mutekerezeho ku mateka y'ubuzima bwa Rukundo Edimo, byaje gutuma ngira ubushakashatsi bukomeye cyane kuri iyi ndwara y'impyiko. Iyi ndwara y'impyiko ni indwara mbi cyane, ni indwara ikomeye, ni indwara yica uyirwaye imaze kumumaramo amaraso ndetse imaze kumwumisha. Mbere ho gato cyane umurwayi arwaye indwara y'impyiko itarageraho imwangiza cyane, nta nubwo ushobora kumenya yuko umurwayi arwaye, ariko imaze kumuzahaza, amaze kugera kwa muganga, nibwo itangira kubona ububi bw'iyi ndwara, aho abaganga ubwabo nabo kuvura indwara y'impyiko bibarenga, bikabazahaza, bikabatera ndetse no kuba bagira amastress, kubera yuko umurwayi w'indwara y'impyiko ni umurwayi ukenewe kwitabwaho kandi aterwa imiti ikomeye cyane, kugeza n'ubwo muganga ashakisha umutsi akawubura, kubera yuko umurwayi w'indwara ashobora guterwa hafi inshinge zigera muri 5-6 icyarimwe ziri kumuha imiti igiye itandukanye. Ahangaha twavuga byinshi cyane. Uyu murwayi aba akeneye amamashini uyu murwayi ahabwa kugira ngo amufashe kugira ngo umubiri ubashe gukora nk'umubiri usanzwe. Impyiko imwe yibashije kurwara biba ari ibibazo bikomeye cyane, kuko biganisha ku murwayi wayo ku rupfu, nta handi hantu. Iyo habonetse umugiraneza agatanga impyiko, ikiringo cyo kugira ngo uwo nguwo azabashe kubaho n'imyaka 5. Wa wundi wasimburijwe impyiko imwe yasimbuye impyiko irwaye, bakamuhereza impyiko nzima iturutse mu mubiri w'undi muntu. Rwose abaganga barabihamya batabishidikanyaho, babifitiye ubushakashatsi ndetse n'inararibonye, ntago ashobora kubaho imyaka irenze 5. Aha ibi ngibi ntago byigeze biba kuri Rukundo Edimo. Rukundo Edimo warwaye impyiko, yazirwaye igihe gito cyane zita zinamuhitana. Uyu munsi wa none abantu 5 bari ku isonga bashobora kurwara indwara z'impyiko ni abangaba. Musengere abantu bari mu nzu z'imbohe, kuko nibo bantu bari ku mwanya wa mbere bashobora kurwara indwara z'impyiko kurenza abandi. Abandi bantu ni abitwa aba producer, cyangwa se abantu bakora ibintu bijyanye n'amafilime, birirwa bicaye kuri kamera zabo, bicaye ku ma screen y'ama TV cyangwa se ama mashini agiye atandukanye. Abambere tubonye yuko ari abantu baba mu nzu z'imbohe cyangwa se abagororwa. Aba kabiri ni aba producer abo, cyangwa se abo twakwita nk'aba DJ. Aba gatatu ni abashoferi. Abashoferi nabo ni abantu rwose bashobora kurwara iyi ndwara. Abandi bantu baza ku mwanya wa 4 ni abanyeshuri, cyangwa se aba researcher, cyangwa se abashakashatsi. Aba nabo nibo bantu bashobora kurwara iyi ndwara. Abantu ba 5 nshaka ko tuvugaho neza ni abantu bakora imirimo yo mu biro, cyangwa se abantu bakora mu biro. Abantu ba mbere twabonye yuko ari abagororwa, aba kabiri twabonye yuko ari aba producer, aba gatatu twabonye yuko ari aba researcher, abanyeshuri, aba 4 twabonye yuko ari abashoferi, ndetse aba 5 tubonye yuko ari abantu bakora mu biro. Abo ngabo nibo bantu bashobora kurwara indwara y'impyiko kurenza abandi bantu. Ushobora kwibaza uti mbese n'ukubera iki abo bantu aribo bashobora kurwara indwara y'impyiko kurenza abandi? Dore impamvu zihari za mbere z'ingenzi. Nuko abo bantu bo ubwabo bamara igihe kirekire kinini bicaye, ndetse n'imirimo yabo bakora umunsi ku munsi bayikora basa n'abicaye. Impamvu abagororwa aribo bantu baza ku mwanya wa mbere kuba barwara indwara y'impyiko nuko bo ubwabo urugendo bakorwa rugerwa ku mashyi, kandi hari n'abagororwa
bashobora kuba badashobora kubona nibura no kuba bakora urugendo rw'umunota cyangwa iminota 10 ku munsi, baba ahantu hafunganye bo ubwabo ku giti cyabo batabasha kwinyagambura. Indwara y'impyiko ikintu kitera cya mbere ni imyicarire yacu, uburyo twicaramo cyangwa se igihe twicara igihe kirekire cyangwa se igihe tumara twicaye, icyo cyonyine gishobora gutuma indwara y'impyiko iba yabasha umuntu ashobora kuba yabasha kuyirwara. Ikindi kintu gitera iyi ndwara y'impyiko ni ukutanywa amazi ahagije. Ikindi kintu gitera iyi ndwara y'impyiko ni ukuba uri ahantu hatari umwuka uhagije, wowe ubwawe utabasha kubona umwuka uhagije, cyangwa se urwaye indwara z'ubuhumekero. Ikindi ni amazi mabi, amazi yanduye, cyangwa se kuba warya ibiryo birimo amabuye, imisenyi, imicanga ndetse n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye. Iyi ndwara y'impyiko ni indwara mbi cyane, ni indwara izahaje abatari bake cyane, kandi ni indwara iri gukomeza kugenda iyogoza isi, itwara ubuzima bw'abakiri bato ndetse n'abasheshe akanguhe. Uyu munsi wa none iyi ndwara iri kugaragara mu bana bato cyane, urubyiruko, abo ngabo rwose yiganje muri bo. Birakabije, birababaje, biteye nimba ndetse n'agahinda. Uburyo bwo kwirinda iyi ndwara y'impyiko ni uburyo bwo kubasha gukoresha amazi ahagije ku munsi, kandi imicarire yacu tukabasha kuyisuzuma ndetse no kuyigenga. Uko twicara tukabasha kubimenya. Hari uburyo bwiza bwo kwicara, kandi ukicara neza uticariye agatirigongo. Ikindi ukirinda gusutama, ukicara wumva wemye kandi urambije. Ubu ni uburyo bwiza bushobora gufasha umuntu gukora siporo ndetse no kwirinda kwicara amasaha manini cyane. Aho kwicara wahagarara, kuko nibyo byiza, nibyo bishobora gutuma utabasha kurwara indwara y'impyiko. Abashoferi nabo barwariye indwara cyane, bakeneye imikandara yabugenewe igihe bicaye bari gutwara, atari iriya mikandara y'imodoka isanzwe. Inshuti rero bavandimwe, nagira ngo tuvuge kuri iyi ndwara. Iyi ndwara y'impyiko ni indwara mbi cyane. Hari amakuru runaka waba ufiteho, hari uburyo bundi waba wumva twakunguranaho ibitekerezo ku bijyanye n'indwara y'impyiko, ni ukuri uhawe ikaze. Mwatwandikira muri komenti cyangwa se mu bundi buryo bwose bushoboka, mwaduhamagara tukaganira tukungurana ibitekerezo kuri iyi ndwara y'impyiko. Indwara mbi cyane, indwara ibabaza umubiri, kandi indwara yica nabi, indwara yica mu buryo twakwita uburyo bw'urubozo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, Uwiteka bishimire, murakarama.